nongeye kubwikaze wamaze gukora subscribe ugafata icyemezo cyo kujya ukurikira YouTube channel yacu izwi nka Ibishya TV. Mu nkuru zitandukanye tugenda tubagezaho izirimo abastar cyangwa se ibyamamare, ubuzima bwabo babayeho bate, ni iki kivugwa muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba hano mu Rwanda, mu karere k'Iburasirazuba, muri Afurika ndetse no hakurya y'amazi. Uyu munsi ngiye kugezaho inkuru ya Tanasha Donna. Muramuzi cyane, uyu ni umukobwa cyangwa se umubyeyi w'umwana umwe wakundanye n'umuhanzi w'icyamamare uzwi nka Diamond Platnumz. Uyu Tanasha Donna rero muri iyi minsi mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru turi buze kubona cyahara muri Kenya kizwi nka True Love, ikinyamakuru cyandika ku nkuru zibanda cyane cyane ku bigendanye n'urukundo, yasobanuye ibintu bitandukanye akumbuye mu gihugu cya Tanzania. Aha yahoze aba mu minsi yashize, mu mwaka ushize, hamwe n'umuhanzi Diamond Platnumz babana nk'umugore n'umugabo nubwo bitari byemewe n'amategeko. Uyu Tanasha Donna avuga ko hari ibintu bimwe na bimwe ari kugenda kumbura muri iki gihugu. Aha rero ni nyuma yo gutandukana n'umuhanzi Diamond Platnumz mu kwezi kwa kabiri 2020, agahambira utwe agasubira iwabo ku ivuko mu gihugu cya Kenya. Ushaka kwibaza uti ese ubwo muri ibi bintu agenda kumbura Diamond Platnumz yaba arimo ntiyaburamo? Ushaka kwibaza n'ibyo bintu bindi arimo agenda kumva? Nibyo bintu ngiye kuza nk'usobanurira buri kimwe ku kindi, ariko nkwibutsa ko niba utarakanda subscribe kuri ako kantu kari mu ibara ry'umutuku kuri YouTube channel ya Ibishya TV, mukangura cyangwa se nkwibutsa ko wagakanda ukakanda ku nzogera ukazajya ubona amakuru yacu buri uko tuyashyizeho ukabona mu bambere. Nitwa Nsanzimana Germain, ikaze. Nakubwira ko uyu munsi ngiye kugezaho inkuru ya Tanasha Donna, aho avuga ko hari ibintu bitandukanye agenda akumbura mu gihugu cya Tanzania. Tanasha Donna wihugiyeho rero muri iyi minsi hamwe n'umwana we, avuga ko hari abantu akumbuye mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Muri ibyo bintu bitandukanye akavuga ko harimo ibiribwa, ikindi kiza ku mwanya wa kabiri akavuga ko akumbuye ikirere cyaho. Nta kindi avuga ko akumbuye environment cyangwa se atmosphere yo mu gihugu cya Tanzania. Mwibutsa ko magingo ya Tanasha Donna yasubiye iwabo muri Kenya, ari naho akomereje ibikorwa bye bya muzika. Mu kiganiro cy'ikinyamakuru cyo muri iki gihugu cya Kenya avuka cyitwa True Love, ikinyamakuru kigenda kigaruka ku nkuru zitandukanye z'urukundo, Tanasha yavuze ko akumbuye ibiryo, ikirere n'abantu baho. Avuga ko abantu bo mu gihugu cya Tanzania ari abantu bagira umutima ndetse bakagira n'ubuntu. Mu magambo ye yagize ati, nkumbuye ibiryo, nkumbuye ikirere n'abantu baho. Abantu bo muri Tanzania ni abantu bagira umutima ndetse bakagira n'ubuntu. Nubwo Tanasha avuga ko hari abantu akumbuye muri iki gihugu cya Tanzania, kugeza ubu avuga ko yatandukanye na Diamond mu rwego rw'ubuzima bw'umwana we. Uwo nta wundi ni Nasib Junior, umwana w'umuhungu umaze kugeza mu mezi 6 avutse, abo ageze hano ku isi. Yatandukanye n'umuhanzi Diamond Platnumz mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe n'ubw'umwana we, yagejeje gusigasira ubuzima bwo mu mutwe, dore ko yari amaze kuba yatakaza intekerezo, bimwe abantu bakunda kwita traumatisme, ndetse akavuga ko byari byaramunaniye kwihangana, nta yandi mahitamo yari agifite. Wakwibuka ko ikintu Tanasha Donna ashinja Diamond Platnumz cyabaye imbarutso yo kuba batandukana, ariko Diamond Platnumz yari atangiye kugenda amuca inyuma. Bamwe batunga agatoki umukobwa wagaragaye mu mashusho y'indirimbo Judge, indirimbo nshyashya yakunzwe cyane n'abatari bake. Bakavuga ko uyu mukobwa wagaragaye muri iyi ndirimbo akaraga umubyimba mu buryo budasanzwe, ariwe Diamond Platnumz yari akujyana ibihe bidasanzwe muri iki gihe Tanasha Donna atandukanye na Diamond.
Muri iki kiganiro kirekire Tanasha yarutse kujyana n'ikinyamakuru cya True Love abajijwe niba yasubirana na Diamond. Tanasha yasubije ko kugeza ubu asa nk'uwataye umutwe, atazi koko niba byakunda bakaba basubirana. Mu magambo ye yagize ati ubu nataye ibitekerezo, ntabwo nzi niba byakunda gusubirana nawe. Uwo nta wundi yavuga ni Diamond Platnumz. Muri kiganiro abajijwe n'umufana niba kugeza magingo yari wenyine bimwe abantu bavuga kuba uri single, Tanasha yasubije ko ubu umuziki wari we mugabo we bari mu rukundo kandi nta gahunda yo gushaka undi afite na gato. Mu magambo ye yagize ati naramubonye umugabo, umuziki wanjye niwe mugabo wanjye kandi nta gahunda mfite yo gushaka undi. Tanasha Donna muri iyi minsi uhugiye mu bikorwa bya muzika, avuga ko kuba yarakoraga umuziki mu gihe yari akiri kwa Diamond Platnumz, abantu benshi batandukanye batishimiye ibikorwa bye, bakavuga ko byasaga nkaho ari ihangana hagati ya bombi, so kubana bitagomba kuba byashoboka. Reka ngushimire wowe twabanye muri iyi nkuru ya Tanasha Donna, nkuvuga ko wari kumwe na Nsanzimana Jeremie kuri channel ya YouTube izwi nka Ibishya TV. Nkomeza kugushishikariza gukomeza gukora subscribe niba utarayikora, ukibuka no gukanda ku nzogera kugira uzajya ubona amakuru mu ba mbere ubu uko tuyashyizeho, kandi ushobora no gusangiza inshuti zawe inkuru zacu tugenda dushyira ku channel waba warakunze. Ciao ciao, naho utaha ibihe byiza.